registration desk. Bazajya bicara mu kiriya cyumba cy'imbere bategereje nabo ko babahamagara iyi mashini abari umukozi ubishinzwe akareba ko umukandida w'imbere wabo niwe yandikishije amara kubona ko ari we agahita amubwira nimero y'iyi mashini ajya kwicara nk'uko mubibona hagiye hariho imibare akamubwira kugenda wicare kuri iyo mashini. Stivo, agafone. Agafasha agafone. Kubifata birakugorana. Wari kumbaza niyo bamukubwiye ngo warenze umurongo nta kintu utari kiki cy'umushyizemo bashaka ko bavuga ngo ngo Rwanda mubona. Ana bafite silence nari. Njemos kwa ngo hano ushobora gutacinga line sibyo nk'ubu uciyeho hano Alpha y'icumi. yego
emergency iramutse utayifashe ngiyi bahita bagira gute? Imbere watangirira nawe ari umurongo w'ikiza aho utangira ikizamini yarangiza agakurikiza ibimenyetso bishusha oya utwara ukora ikizamini cya moto nta sirikirasi ihari. yapfa kutagonga kariya karongo. Ajana sazara zigizage gata kavuga ko asoje ikizamini cyane. Uretse reka kariya karongo ubu niko kagoye. Kariya agiye kwinjiramo. Kumvesha buri kizamini asoje ni akarongo niko kagoye bro. Kariya karongo noneho uburyo abagacamo gakeya karangana nk'ipine. ako ko biri ntago ari nka demarage. Harya agomba ko gacamo. Bagera guhagarika guhagarara. Kariya karongo karagoye imana. Ntago ari nka demarage. biramvunanye nkatwe kwitwaramo Agomba ko gacamo. Kariya niko kazansi. Bazakita demarage ya moto. Kariya niko kazansi. Ewe ina pina za minsi ngapi? Unakora mapine buri cyumwe. Ni makuru bakeneye kose. Ubwira ibyo n'ijwi bimwemera gutangira yatangiye ikizamini ubwo ari mu gice cya mbere arakurikiza aho ibimenyetso bishushanyije hasi bimwereka niho akurikira iyo icyo cyerekezo agomba kunyuramo. Ni ukuvuga kugira ngo aguruke hano abashyizemo kilometero cy'ibumoso. Kirakoze ni iki? Demarage. Arayisoje. Arayisoje. Yego. Ibi kimwe cyakurikijeho ni zigzag. Hariyo ya makona. Babwire ahantu haba emergency bafate. Ni ukuvuga ngo iyo ushoje ino zigzag ushobora kuba witeguye yuko emergency ishobora kuba yagufata. Emergency ishobora gufatira ahantu hariho hose ariko utari mu kizamini. Ubu ni ukuvuga ngo asoje zigzag agiye guca muri rompo. Iyi rompo ayicamo agiye gukora parikingi yo ku ruhande. Kugira ngo yinjire muri rompo uba washyizemo ikinyoteri cy'ibumoso.
kuvuga ngo ahangaha urabona ko bamukuye amanota yuko asohotse muri rompwe nta kinyoteri. Kuvuga ngo uriya murongo w'umweru niyo amapine abiri yo ku ruhande yashyitse kuri uriya murongo w'umweru nibwo bakwemera ku kizamini kirangiye. Iyo utarakandagira kuri uriya murongo ntabwo bapfa kukwemera. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu iyo ushoje icyo kizamini cyo guparika ku ruhande uba ugiye gukora ikindi uca muri rompuwe ugiye gukora ikizamini cyo guparika usubira inyuma. Ifoto iki? Social media siki. Umuntu uzaje gutomboza abana batomboza ntabwo waje abanza akiga nk'umwana. Nk'uko mwabibonye iki kigo ni ikigo cyaje kigamije kunoza imitangire ya serivisi ku bantu bifuza gukora ibizamini ndetse no guhabwa impushya byo gutwara ibinyabiziga. Kikaba ari ikigo cyifashisha ikoranabuhanga mu gutanga iyo serivisi. Nk'uko mwabibonye rero haba ari abakora ku bizamini by'impushya z'agateganyo, ku mpushya za burundu, haba mu kibuga haba no mu muhanda, mwabonye ko ibizamini bikoreshwa byose hifashishijwe ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga uburyo rikoze navuga ko riri mu byiciro bitandukanye. Hari icyiciro cya mbere cyo kubanza kwandika abakandida bashaka gukora ibizamini, hari icyiciro cyo kureba ko abakandida biyandikishije bakagera hano gukora ari bo imyirondoro yabo ariyo, none hakurikiraho n'ikoranabuhanga rishinzwe gukoresha ibizamini. Iryo koranabuhanga naryo riri mu bice bibiri. Twavuga ko hari ikoranabuhanga riri mu kibuga gikorerwamo ibizamini, aho dufite sensa ziri mu kibuga, izo sensa zikavugana n'irindi koranabuhanga naryo riri mu binyabiziga bikorerwamo ibizamini. Hanyuma iryo koranabuhanga iryo mu kibuga n'iryo mu modoka bimaze kuvugana bireba icyo umukandida yakoze, bikohereza amakuru mu cyumba gishinzwe gukontorora ikorwa ry'ibizamini. Ni ubwo buryo navuga ko iryo koranabuhanga ririmo. Hanyuma iyo tugiye rero hanze mu gukoresha ibizamini byo mu muhanda, naho twinjira mu rindi koranabuhanga riri mu modoka rikontorora uko ibizamini bikorwa, ariko tukanifashisha ikoranabuhanga rya GPS kugira ngo tugende dukurikirana aho imodoka igeze ndetse bibashe no guhuzwa neza n'ibyapa biri ku uwo muhanda, kugira ngo amabwiriza atangwa n'iryo koranabuhanga ataza kuba busanya n'ibyapa biri ku uwo muhanda. Hanyuma ku kibazo cyanjye noneho nibyo dushobora kumva tuvuga ikoranabuhanga wenda ukumva ko ari ibintu bikomeye cyangwa se ari ibisabwa wa mukandida uje gukora. Mu by'ukuri umukandida uje gukora ibyo asabwa ni ugutwara imodoka uko yabyize. Ikoranabuhanga tuvuga ni iryo ryivuganira gusa, ntaho risaba umukandida kugira ikindi kintu akora mu ubwo buryo bw'ikoranabuhanga. Icyo umukandida asabwa ni ukuba yariyandikishije kandi basanzwe babikora ku irembo, akaza ku munsi n'isaha yahawe, yagera hano abindi byose baramufasha. Abakozi bakorera muri iki kigo bakamuyobora, bakamwereka ibyo asabwa gukora, hanyuma
akajya mu kizamini agatangira ikizamini. Ibizamini bisanzwe, ikindi wenda imodoka bakoreraho ibizamini zizava hehe tukagera muri ibyo ngibyo wenda ikizamini nk'uko mwabibonye twavuga ko ni igisanzwe kuko ni ikizamini cyo kureba uko abantu batwara imodoka, imyitwarire y'abatwara imodoka n'uburyo bubahiriza amategeko yo mu muhanda. Icyo nicyo twaheraho tuvuga ko ni ikizamini gisanzwe. Aho bitandukaniye wenda ni uburyo gikorwamo, aho abantu baramenyera gukora wenda ibice 4, ahangaha nk'uko twabibonye ni ibice birenze 4 ariko bigenda bikurikirana, arangiza kimwe ajya mu kindi ajya mu kindi, ariko ari ikizamini kimwe n'ubundi arimo gukora. Navuga ko rero ntabwo ari ibindi bizamini bishyashya, ibyo tureba n'ubundi n'ubushobozi bw'umuntu ugiye gutwara ikinyabiziga mu muhanda. Ibyo bice nk'uko bivuga ni ibice biri mu kibuga, twavuga ko hari umurongo batangiraho ikizamini, ikizamini kigeraho gitangirira naho kirangirira. Iyo rero atangiye ku murongo batangiraho ikizamini, yubahiriza ibisabwa, azaba yabyigishijwe ndetse yanabisobanuriwe. Iyo avuyeho akurikiza kujya guhagarara ku buhaname, ibyo abantu bamenyereye kwita nka demarage. Iyo arangije aho ngaho afite uburyo ahagarara, agomba guhagarara amasegonda 3 ariko ntarenze amasegonda 9, akirinda ko ikinyabiziga kimusubirana inyuma. Ibyo byose ni uko basanzwe bahagarara ku buhaname n'ubundi basanzwe babikora. Hanyuma iyo arangije aho ngaho ajya kunyura mu nzira aho bahunga inzitizi. Mu guhunga inzitizi ni uburyo bumwe n'ubundi busanzwe bukoreshwa, mujya mubibona rimwe na rimwe, ugasanga hari impamvu yatumye umuhanda bawufungwa igisate kimwe bagakoresha ikindi, wagera imbere ugasanga cya kindi bari bafungiye bagifunze bagushubije mu cyo haruguru. Ibyo nabyo tuba dushaka kureba ko umuntu utwaye ikinyabiziga nagera aho ahura n'igihe nk'icyo ngicyo na situation nk'iyo ngiyo ko azabasha kubyitwaramo. Iyo avuye aho ngaho rero akurikizaho ikizamini cyo kunyura mu masangano y'umuhanda aho banyura bazunguruka, ibyo dukunze kwita rompuwe, akayinyuramo akerekana aho asohokeye, kuko abantu benshi mu muhanda mwese murabibona, mukunda kubibona ko tugera muri rompuwe twese tukabyiganiramo, ugasanga umuntu yinjiye muri rompuwe ntiyerekanye aho ashaka gusohokera. Aho umuntu anyura tuba tuhazi, ariko icyo tuba dukeneye ku muntu winjiye muri rompuwe naho ari busohokere, kugira ngo wowe umukurikiye umenye nawe niba uri bumujye inyuma cyangwa niba umujye ku ruhande bitewe naho ushaka gusohokera. Nkuko mwabibonye rero muri rompuwe harimo inzira 3 umuntu ashaka gusohokeramo, mushobora kuba mwinjiriyemo mwese mutari busohokera ahantu hamwe. Bisaba ko werekana aho uri busohokere, bigafasha ukuri inyuma kugira ngo nawe amenye igihanda ari bufate. Ikindi nkuko mubizi bisaba ko ugiye kwinjira mu masangano y'umuhanda banyura bazunguruka, arabanza akareka ikinyabiziga cyamutanzemo kigatambuka. Iyo agisanzemo ikindi kikirimo gishobora kugira ikibazo, nawe kikamuteza ikibazo, kikamubangamira ku rugendo yari afite. Ni byiza ko ategereza ko avamo. Iyo avuye aho ngaho rero tujya ku kindi kizami cyo guparika ku ruhande, uburyo bahagarara ku ruhande rw'umuhanda. Nakirangije kugikora arongera akajya gukora ikizamini cy'uburyo bahagarara basubira inyuma, nk'ibyo dukunze kuvuga guhagarara muri garage, cyangwa uburyo baparika mu igaraje wawe winjira ujya guparika mu rupangu cyangwa mu rugo iwawe. Noneho wavamo aho ngaho ukaza gukora ikindi kizamini nanone cyo kureba uburyo uhindura vitesse. Hariho amabwiriza y'uburyo icyo kizamini, bivuze ko ashobora gukora udukosa dutoya dutwara amanota makeya, ariko n'ubundi agatsinda ikizamini. amanota abayabona uko agabanuka. Nibyo amanota bayabona, kuko muri iryo koranabuhanga riri mu modoka hariho icyo nakwita nk'isakaza mashusho cyangwa se ikintu kimwereka ko amanota yariho, abayareba ndetse n'ikosa akoze ababibona ko amanota avuyeho.